Ni umunsi mwiza uje mu buzima bwacu kugira ngo ufatikanyirize hamwe n'indi minsi yose yabanje kugira ngo tubashe kunguka muri uyu munsi, tubashe kuryoherwa n'uyu munsi. Uyu ni umunsi rero ukwiriye kubyuka wisangiza, ukwiriye kubyuka wakira, ukwiriye kubyuka ufata uyu mwanya ukabanza ugatuza kugira ngo umunsi wawe utangire neza, ugatuza kugira ngo umunsi wawe utangire neza, ugatuza kugira ngo uyu munsi hataza kugira ikintu kibaho utagitegetse mu munsi wawe, utari ukiteguye, hanyuma buri kimwe cyose kigende uko ibyifuzo byawe cyangwa uko umutima wawe wabishatse, wabyutse ubitekereza, wabyutse wipanga, wabyutse buri kintu cyose ushaka gukora mu munsi wawe ari icyo watekerejeho neza. Uyu ni umunsi rero uba uhawe mu buzima bwawe kugira ngo wunguke cyane ubwawo. Umunsi ubushe kugira ngo ari inyungu ya mbere ubonye, ari impano y'ubuzima ubonye. Rero dushimiye Imana iduhaye uyu munsi kugira ngo tuwishimiremo, dushimiye Imana iduhaye uyu munsi kugira ngo ikintu cyose turi bukore cyose kiba ari kitugendekere neza, kiryohere isi yacu, kugira ngo ubuntu bw'Imana bukomeze busesekare mu isi hose. Rero turashimira Imana ko iduhaye ibihe byiza, turashimira Imana ko nta kiturwanya kiri buze kuba muri uyu munsi wacu. Ni ukuvuga ngo isi yawe iraza kuba yuzuye amahoro, iraza kuba yuzuye ibyishimo, isi yawe iraza kuba yuzuye umunezero, isi yawe iraza kuba yuzuye ubwiza utigeze ubona no mu wundi munsi uwo ari wo wose. Rero reka tubyuka dushima Imana, dutegura uko umunsi wacu uri bugende. Nta kindi kintu kigomba kurangwamo usibye igituruka ku mugambi w'Imana, iby'Imana yagambiriye kumanifesta cyangwa iby'Imana yagambiriye gukora muri uyu munsi. Nibyo byonyine bishobora twemereye kugira ngo bize kuza kubaho. Rero nta kindi dukwiriye kuba tubyuka dukora uyu munsi wa none. Buri munsi mbere yo gukora ikintu icyo ari cyo cyose, jya ubanza utegure umunsi wawe ukuntu uri bugende. Igihe ubyukira icyo ari cyo cyose, ntukore ikosa ryo kubyuka ngo uhite ubaduka wirukanka. Wowe ugize amahirwe yo kutwumva, twebwe turi hano nk'ijwi, twitwa I am the voice. Iryo jwi rero ritaza kuba ijwi ry'ubusa cyangwa ijwi ridafite umumaro, ahubwo reka ribe ijwi rikugirira umugisha, kuko ibi bintu nta handi hantu uzabyumva. Rero reka twisangize cyangwa tumenye neza yuko muri uyu munsi mu kiganiro cyabanje cyangwa mu ijwi ryasohotse bwa mbere umusibe ejo, ni ukuvuga ngo hari umwitozo twakoze yuko ugiye kujya ubyuka ukisangiza, ukabanza wowe ubwawe ugatuza. Banza ubyuke wicare, cyangwa nimba unaryamye cyangwa nimba unahagaze, ariko bikaba byiza kurushaho iyo ubyutse ukicara cyangwa ugahagarara, kugira ngo utaza kongera gutwarwa n'ibitotsi. Byuka wicare, utegure umunsi wawe mu bitekerezo, utegure umunsi wawe n'umubiri ubimenye ko ugiye kubyuka. Umubiri ubimenye, amarangamutima yabimenye, intekerezo zawe zibimenye, kugira ngo ubyuke wowe wese wemeranyije nawe ko ugiye kubyuka. Ibaze ugiye kubyuka, mu bitekerezo cyangwa umutwe ukaba ubishaka, ariko amaguru akaba atari bubyuke, akaba ari bwigumire ku gitanda. Ibyo bintu rero niyo mpamvu ugomba kubanza ukemeranya nawe wese ko ugiye kubyuka. Nyuma yo kubyuka ukavuga ati ngiye gutuza. Ni umwitozo wa mbere. Ugomba kubimenya. Ibi bintu ni ibintu bikomeye cyane bakundwa, ni ibintu bikomeye cyane mwebwe badukurikiye, ni ibintu bikomeye cyane. Ni igitekerezo cyiza, ariko kitari igitekerezo gusa, kuko kigomba kugendana n'ibikorwa. Byuka mu gitondo wicare utuze. Numara gutuza
ushaka kuba umunota umwe, ushobora kuba iminota ibiri bitewe n'ukuntu ugiye gutuza, ushaka kuba iminota 5, ushaka kuba iminota 30, ariko ni iby'agaciro. Nuko gutuza kwawe ni icyo uri gukora. Gutuza wicaye ugomba kuba uri gutegeka umunsi wawe uko uri bugende. Ikindi, ikintu cya mbere ukwiriye kwitoza bwa mbere, banza ubwire ibikugize byose, banze wiganirize ubwawe, uvuge ati ndi umugisha, ndi umugisha, ndi umugisha, ndi umugisha, kandi ndi umugisha, nibereye umugisha. Ibyo ndi bukore byose ni umugisha kuri njyewe. Banze wumve ko uri umugisha, nta kindi kintu. Utarasohoka mu buriri ubanze wisangize ko uri umugisha. Niwo mwitozo dufite wa mbere. Numara gucengera neza tuzafata iyindi, ariko ubanze wemeranye nawe ko uri umugisha, uri umugisha, uri umugisha. Hanyuma kuko kuba umugisha kwawe, kuko kuba umugisha, kuko kwibera umugisha, nk'uko nibereye umugisha, ndi umugisha, ndi umugisha, ndi umugisha. Ayo magambo uyibwire, uyakominike mu ngingo zawe. Ingingo zawe mbese zifiringe ko wowe ubwawe uri umugisha kuri zo, uri umugisha mu mwuka wawe, uri umugisha mu bugingo bwawe, uri umugisha mu ngingo zawe. Mbere y'uko ujya gusangiza abandi umugisha, banza uryoherwe n'ukuntu wibereye umugisha. Icyo ukoraho cyose kikuzanira umugisha, icyo ukoraho cyose kikubera cyiza. Mu yandi magambo, ibyo bintu numara kuba byo tuzahindura, dufate undi mwitozo. Hanyuma numara kubyuka wibwira ko uri umugisha, ubone kuvuga ngo icyo ndi bukoreho cyose kirahinduka umugisha, kuko nanjye ndi umugisha. Nimba ubyutse ugiye mu kazi, ugomba kubwira ko ako kazi kawe kagomba kumenya ko uri umugisha muri ko. Ibyo uri bukore byose biraba, nimba ari ibyo uri butegure, ibyo uri bukore, nimba ari serivisi uri butange, uraba utanze umugisha. Hanyuma nawe nimba uri bwakire, uraba wakiriye umugisha. Ukamenya neza yuko muri umunsi wawe nta kintu kirimo kikurwanya. Umunsi wawe nta kintu na kimwe kirimo kikurwanya. Ushobora kuvuga ati ese ko ndwariye ahangaha mu gitondo cy'umugisha, tegeka iyo ndwara wemeranye nawe muri wowe ubwe ati wa ndwara we, ndabizi neza yuko nta mugabane ufite muri njyewe, ndagutegekera kuva mu ngingo zanjye. Ingingo zanjye niziremeke, zireme ubuzima, ziproviding ubuzima. Ingingo zanjye zose zigusezerere, kuko nta buturo ufite muri njyewe. Muri njyewe harimo umugisha, muri njyewe hategekewe umugisha, muri njyewe harimo ukomeye kuruta indwara. Ngira ngo twabikomojeho cyangwa benshi murabyumva. Muri twebwe harimo imbaraga, harimo wuzuye ubuzima, wadusangije ubuzima, kuko ubwo buzima ntabwo twebwe soko y'ubuzima, ahubwo twebwe twakiriye ubuzima buva ku isoko y'ubuzima. Ubwo buzima rero ni ubuzima buhinduka ubuzima buzima iyo butarimo ubwo burwayi. Ibyo bintu ubisangize isi yawe, hanyuma ubone kuvuga ngo ndi umugisha, kandi izo ndwara zose uganirire nawe. Ufate iyo ndwara ubwira ati wa ndwara we ntabwo washyiriweho kunyisha, ntabwo washyiriweho kundwanya, ntabwo washyiriweho kumbabaza, ahubwo uva muri njyewe, kuko njyewe nashyiriweho kuryoherwa, nashyiriweho kubakwa, nashyiriweho gukomera, nashyiriweho kuba ukomeye, uryohewe n'ubuzima bw'Imana. Rero byuka mbere na mbere, ubanze ubeho muri iyo minota ubyutsemo. Mbere yo kugira ikintu icyo ari cyo cyose, ushimira Imana ko ikuremeye uwo munsi mushya. Ushobora kubikora mu buryo bw'amagambo, ushobora kubikora mu buryo ucecetse, ushobora kubikora mu buryo, ariko biba byiza icyo ikiri ku mutima gisesekaye ku munwa. Ni iby'agaciro kuba wabyuka ugashima Imana, ukavuga ngo Data, mu izina rya Yesu, ndagushimiye uyu munsi undemeye kugira ngo ibyo wategekeye muri uyu munsi kugira ngo bize mu buzima bwanjye byose nze kubyakira. Nimara kubyakira bimbere umugisha, kuko nta kibi gituruka kuri wowe, ahubwo wowe uprovidinga iby'ubuzima kugira ngo abana twese bawe turyoherwe nabwo.
Rero ni umugisha ukomeye kuba uyu munsi uje mu yindi minsi yanjye nagize muri iyi si. Ndabizi neza ko iyi si ngiye kuyibera umugisha, kandi uwo mugisha buri wese turi buhure ndamubera umugisha, at the same time nawe ambera umugisha, kuko nta kintu na kimwe kirimo. Ntabwo wamuremeye kutabera abandi umugisha nk'uko nanjye wandemye kugira ngo mbere abandi umugisha. Watugize ingingo zawe kugira ngo duparticipe muri activite zitandukanye, hanyuma izo activite zose iyo zihuye zubaka igikorwa watushyize mu isi kugira ngo tuyibere, tuyikorere, kandi ibyo bitwuzuye tubisangize iyo si yacu. Noneho iba ariko igenda, ibiba mu isi biba ari bituruka mu ntekerezo zacu, kandi mu ntekerezo zacu naho hazemo ibituruka kuri wowe. Uyu munsi rero ni umunsi mwiza kuri twebwe, ni umunsi mwiza ku banyarwanda bose, ni umunsi mwiza ku isi yose, ni umunsi mwiza duhawe kugira ngo twubake, hanyuma tuwukoremo ibyo wategekeye kuwubamo iteka ryose. Rero nta kintu na kimwe kiri buze kidahuje n'umugambi wawe Data. Ni umunsi ngiye guhaguruka nkagenda kujya muri activite zanjye. Activite zose ibyo ndi butange byose ndaba ndi kubiba, kandi ndabiba umugisha, nzasarura umugisha. Nta kintu na kimwe kiwurimo, nta kintu na kimwe kibi uri bubone mu munsi wanjye, nta kintu na kimwe kibi kiri buze mu munsi wanjye, kuko nta gituruka kuri wowe, kuko ibyo nkominika n'ibiva muri wowe. Ndagushimiye umunsi wanjye wose uri bugenda uko wawuteguye. Nditeguye kuderivaringa cyangwa gutanga ibiva muri wowe. Ndagushimiye. Warangiza ukabyuka, warangiza gutegeka ko umunsi wawe uri bugende, ukabyuka, nimba ukaraba ugakaraba, ukambara, nimba ufata ifunguro rya mu gitondo ukarifata naryo ukarishimira, ugashimira Imana ko iriguhaye. Warangiza ukagenda wumva utuje mu mutima, nta stress. Nimba utwara ikinyabiziga, nimba ugenda n'amaguru, nimba uri butege, ukagenda wumva umunsi wawe uwufiringa muri wowe, uwufiringa, ukagendera muri uwo mujyo. Icyo uri busavinge byose, nimba uri umucuruzi, mpora mbivuga, urwunguko rukaba rwinshi. Nimba utanga serivisi, ugatanga serivisi nyinshi nziza. Nimba wubaka, ukaza kubaka neza. Nimba ukora amasuku, ukaza gukora amasuku neza. Hanyuma ibyo bintu byose bigafatikanyiriza hamwe kukuzanira umusaruro w'ubuzima wuzuye kandi mwiza. Reka tubashimire mwebwe dufatanyije uru rugendo, cyangwa mwebwe nimba ari ubwa mbere ugeze aha ngaha, nta kindi turakubwira ngo umva, numara kumva ukore iyi myitozo, hanyuma kugira ngo uzajye uhora ubona ibiganiro byacu, ukanda kuri subscribe byawe, ukanyuraho ukazogera, kugira ngo buri mu gitondo tuzajya tubyuka dushyiraho iki kiganiro, kugira ngo ahari buri wese uzahura n'iri jwi azubakike, azabeho ubuzima bwuzuye, kandi ubuzima bufite intego, ubuzima Imana yateguye muri we. Dutangiriye mu gutegeka umunsi wacu uko uri bugende. Iryo ni ibanga bakundwa, iryo ni ibanga abantu mwese mudutega amatwi, ntimubice amazi, mubifate nk'ibintu biri aho. Ubyuke utegeke umunsi wawe uko uri bugende. Iri ni ibanga guys, iri ni ibanga. Ugomba kuba umutware nk'uko Data yabiguhaye, cyangwa nk'uko Imana yabiguhaye, nk'uko utegeka ibindi bintu byose bigakunda. Erega dukwiriye kugendera mu byo Imana yaduteguriye. Yego, tugomba kugendera mu murongo Data adushakamo, kandi ntabwo ugoye. Byuka utangire utegeke umunsi wawe uko uri bugende,
uko uri bugende, ibyo uri bukoremo byose ubitekereze kuri butanga umusaruro mwiza kandi muzima. Utanga serivisi, uze gutanga serivisi neza. Nimba wubaka, uze kubaka neza. Nimba ukora amasuku, uze gukora amasuku neza. Nimba wakira abantu, uze kwakira abantu neza. Nawe aburi bugane, ubagane neza. Uze gucuruza neza, wakire abakiriya neza. Uze gukora raporo neza. Uze no kurya neza. Byose uze kubikora neza. Uko wabyutse ubanza gutangira umunsi wawe utegeka uko ugenda. Hanyuma nujya gutanga serivisi uze kujya wibuka ukuntu watangiye umunsi, ibyo wategetse ko biri bugende. Umunsi wawe ntuze kuwuvugamo nabi. Umunsi wawe ntuze kuwutonganiramo. Umunsi wawe ntuze kugira ikintu cyose utategetse mu gitondo ukoramo. Kereka muri bya bindi byose wategekeye ko uri bwakire. Nubwo umuntu ushobora kubyibagirwa ariko intekerezo zabibonye zirabivuga. Witegure kubyakira rero byiza bizima. Utegeke ko umunsi wawe nta gisida n'imwe iri bubemo. Hanyuma ubyuke ubigenderemo. Thank you very much. Banumva twakomeza tukabivuga byose ariko tugenda tubikoraho gake gake buri munsi. Thank you very much. Umunsi mwiza rero kuri mwese. Umunsi wanyu baryohere, umunsi wanyu muwishimiremo, umunsi wanyu. Hanyuma tuze kongera guhura mu gitondo cya kare dutegeka umunsi wacu uko uri bugende. Hagati aho ngaho tunyuzaho n'ibindi biganiro byinshi bitandukanye. Ciao ciao.